tuyitinda oya ntacyo kwitindaho navuga nk'aba batari ngo si tuyitinda oya ntituyitinda urumva Amavubi twicaye hano hafi cyumweru cyose tuvuga tuti hari Amavubi dutekereza ashobora kuba yakena hari Amavubi twese duhuriza ashobora kuba yakena ndabyibuka muri defense twavuga tifitire nta kibazo Claude Mutsinzi ndetse na Manzi no kuri Fiacre bose twabahurizagaho Mediane umukaseri ndetse na box to box twabahurizagaho Jihad Bizimana ndetse n'utwamugisha Bonheur Casemiro Kazungu ndashaka tuganire guhera kuri izi poste zero offensive ni kompande Hakim Sahabu nka nimero 10 nk'umusore maze iminsi bitwara neza ntago byatunguranye nge byarantunguye nimero 10 ariko nge byarantunguye kuba banje mu kibuga hanyuma batatu b'imbere afata Samuel Guelet afata Kwizera Georgia ndetse n'utwa Nshuti Innocent Nshuti B tujye tumwita ngo ni gatatu byibuye sasa reka mpera hanga nje ndi umuntu ugora ku munsi wo kwa kabiri kwa gatatu nimba mubyibuka kazo narabwiye nti uyu mutozo twe turi kuvuga ngo ni bande bakwiye kubanzamo ku mpande turi kugenda duproposa muhere Kevin haza mbiteke byabani seti n'abandi batandukanye ngo ni seti bari gucira kuva mbere narabwiye ngo kuva ko nani seti n'umuhengekano kuva mbere ntaba winga nyabo dufite batanga umusaruro niyo mpamvu nagize cyangwa nabibonye imbere yuko icyakorwa cyose no guhengeka Georgia Simusha ya akiza kinye neza ariko asubira inyuma yego noneho muri Rhode Island bari basiga bamukinisha inyuma asiga kina wing back asiga kina wing back gatatu Kazungu yarari kuri 11 Karino Sahabo muri Biashot mbere yuko ava muri Standard Liège bamusubiza muri Biashot ya nyuma mu ciciro cyambe mu Bubirigi basigaye bamubwira bati hagati rero hakinaga ntabwo akomeye ngwino ugaruke ufashe muri recuperation rimwe na rimwe n'igiatera gatandatu yaramaze iminsi akina 8 none uramufata yego hari ibyo yakwetse mu minsi iri imbere ariko ni mwiza muri Biashot iri ku mwanya wa nyuma mu ciciro cyambe mu Bubirigi ntago ari mwiza nka nimero 10 ibyo asanzwe akina akakanya uramuhengetse umushyize kuri nimero 10 nacyo ibyo reka tubyemere kuko niyo mwanya yo kuriyona cyane sinzi n'abantu badatanga amakuru match zose uyu muhungu bita Samuel Guelet ahengetswe ku ruhande nta musaruro is the worst player I ever seen umukinnyi usanzwe cyane mubi bigeze kumusimbuza match ntibuka ntibari ya Bene ajya kuri karindwi akina nabi cyane niyo mpamvu nyine twamubonye mwiza y'abanye muri yakinye muri match ya Bene mwiza ari playmaker inyuma mwataka je ndibaza karo kuri Sahabo jewe mufata wa kabiri sinshobora kuvuga ngo ku 10 mwiza kurusha Sahabo aho ntabwo wabonye oya nta kibazo no ngo we na Sahabo Gerete agomba gusimbura mukinishe ku 10 we na Gerete ibi bintu byica abakinnyi wenda ko nk'umwana wenda nka Gerete wenda afite nk'iyo personality ikomeye ariko ni Burayi ikintu cyitwa zino remplacement ngo ni remplacement prématuré nabonye ka video asohoka nimba ari ikintu cyica umukinnyi kazu bura Fazal bamushyira kuri bench match karangira uzi gukina iminota 30 na umutoza guhamagara bavuze ngo nakwibeshyeho uzi yamubajije ngo kunkuyemo naho byamutunga ko nkuyemo hakirika ariko nyine wese ntiyabona ko byamunaniye mwanya yari wamunaniye twese tubibona ariko nyine ariko umutoza kwiruka ntiba mu mpira ngo aho cyo kwibaza ko atari bishya ko Eric yari ahari nk'umufana umwungiriza ko yari ahari nk'umufana igihe twese tubibona ko bamushyize kuri karindwi biranga zose byanga ku ruhande ariko ari bamushyira ku 10 yabikoze aho hose yari ahari ari nk'umufana ntabwo kunyumva neza cyo kuvuga uwo munsi bimunanira Eric yarabirebaga nk'umufana kandi no munsi yabaye successful yarabireba none n'umutoza wungirije umari iki Adele bakoze camp iminsi mike utasobanura Adele avuga ati uyu mukinnyi ni mwiza kuri 10 si mukinnyi mwiza nko kuri karindwi kuko izi match z'Amavubi abo bari Eric baba bahari muri tribune bicaye aba bahari none se Eric match nimwe basiba ntacyo dukomeze ubwo 11 yaba Sahabo no ruhande no nako Gerete yari ku ruhande nka nimero 7 I mean 11 bamuhinduye Samuel Gerete oya mu mikinire uraba gupanga list yego no gupanga list niwe bahengetse bamushyira ku mwanya utari uwe bamukora ku 10 ariko mbere kumusimbura kuri karindwi bageza nyine bakajya aho bavuga ngo aha
match itangira mwabonye agashya kabaye inshuti twabonaga 11 yamaye nka inshuti yacaga ku ruhande twakina nk'abantu ba Kazakhstan na za byagezaho inshuti twarebaga kuri point yigira inyuma none ajya no muri mediane ibintu byakomeye nta muntu n'umwe ari mu mwanya we gukina bafasha umupira urasubiza inyuma murasubiza inyuma George yafataga umupira ni wing back amaze iminsi akina gatatu none uramwitegaho nk'umuwinga uraza kuratsa ibipira imbere akawihuta na pesi ntayafite tempo yindi uvuga ngo afite umuvuduko arihuta ntafite ahita asubiza inyuma urasubiza inyuma urakora amakosa menshi muri rwa rubuga n'ubundi rwa defense bisanga n'ubundi witwa Ntwari Fiacre ari gukina nabo kenshi kubera ko yariteze ko imipira bari buranse bari bugiriza imbere iriya match yapimye ubushobozi bw'umutoza w'Amavubi yego ari bibira niyo vuga ngo wapimwe usanga udashyitse Nigeria itangiye match barindira muri centre mwarabibonye ntibigeze bategereza ibindi umupira ugitangira barafite amabwiriza ko ba trust Okong bagomba kuba ari mu murongo gabanya ikibuga hagati reba n'ahantu rero wowe umutoza w'u Rwanda niba wiyizeye n'abakinnyi bawe tegura counter attack kubera ko twebwe turarindira iwawe wizeye impande twese 11 10 nako ariko n'ifoto ya Mickey Junior yafotoye n'umuzamu wabo nawe yagiye yatarimo igice cyose cy'inyuma n'umuzamu yagiye n'uwo twebwe Nigeria kubera ko ari match yo gupfa tugomba gutsinda match niba wowe wiyizeye wowe u Rwanda shaka uburyo uri bumene urukuta rwacu ugenda utsinde izamutwareretse ko turandira mu murongo hagati mu kibuga kigana mu Rwanda niho abakinnyi 20 10 bacu n'10 ba Nigeria ubwo abazamuna bakuyemo nashatse ikintu umutoza w'u Rwanda ari bukore kiri bwikure icyo gitutu cya Nigeria kuko umutoza w'umuhanga bwa ubwo bahisemo ibi rero kurindira izamu hafi y'izamu ry'u Rwanda ubwo urakoresha abakinnyi birukanga ngo umupira muri ubone kuhanana ariko kuko bara defense ba Nigeria kuva hagati mu kibuga bajya kurindira izamu ryabo biragoye nategereje ikintu umutoza w'u Rwanda hari ikintu ejo nababwiye ngo bari bamenye nyuma y'uko Erikshe asabye amashusho y'u Rwanda mu mikino bakinnye na Nigeria bari bamenye neza ngo u Rwanda ntabwo ruri fo ntabwo rukomeye ku mipira y'imiterekano muribuka ko icyo kintu ejo twakigarukagaho ngo ariko nta nubwo bazi kwibyaza umusaruro iyo bayibonye nta kintu bayimarisha ntabwo bazi kuyidefanda ariko kandi nta nubwo bayifite ubwabo ntabwo bazi kwibyaza umusaruro match ariko twabatsinze igitego umupira w'umuterekano ibyo bintu byose yabirebye kuko yarebye match eshatu hari iyo ubwo nebyiri hariyo twanganyije hano ubusa ku busa areba n'iriya twabatsinze ibitego 2-1 meme ari kwigira hamwe na Zimbabwe sarimo igitego cy'umupira w'umuterekano se igitego cya Anje je pense muri Nigeria muri leta ya uyo urebe uburyo babitsinze murebye babitsinze so mitana nagaruka reba twinjiye mu mukino urabizi neza ko Nigeria ifite 3 mu mikino 4 gutakaza umukino cyangwa kunganya egara gutiva muri course yo gushaka iki gikombe cy'isi oya determination Nigeria iri hejuru none wowe witegura gute kuko mayiri nk'umutoza witutsindwa tactically witeguye gute umutoza atsinze tactically aho yatoje yose aho yanyuze erega uretse kuba ngo Adeli ngo yakarifiye Tanzania ubundi amanota ye nayahe mu bihugu mu magambo make Adeli muza atoza Burundi abantu nkavuga gatoya hari igihe Burundi bwasa gutsinda Misiri bukaba ubwa mbere hakikarifiye igihugu kimwe za 2007 muri kane ya 2008 yabere muri Ghana ndavuye hangi Kigali navuye i Kigali njya i Bujumbura njyawe no kureba iyo match kuko twese abakunda umupira twaravuga ngo byibura abaturanyi nabo bajye muri kane Adeli iyo match yaratsinzwe na Misiri Burundi gutsinda Misiri bagomba kuba ubwa mbere yaratsinzwe aribura mu mayeri nyine Adeli yatoje Kenya biranga Adeli uretse kuvuga gusa ngo yakarifiye Tanzania kandi aho yatoje abashidikanwaho bamuvuga ibintu byinshi harya nje niyo bavuga ngo uyu mupira umaze nko cyambere igice cyambere uyu mupira umaze nko Malaysia na Kazakhstan oya ariko nje ntago namuje kuri match ya Amerika nubwo twatakaje minota 45 wowe wigiye kuri match yose 45 minutes nabaje abantu duration ya contrat Timyaka imirisi turamuha amafaranga yamenyire kurega turamuha amafaranga ariko nta izangingo nawe babwiye turamuha Botswana yarabaye kubera ko nahise ari mutoya urabona mubaje umuntu kuri match yawe ni nka bindi nicyo kibazo rero umukina kandi agira undi iminota 50 umva ari uyu mukina kore kose bamuha umutungo ari umusevuzi ari hose amuce gufata oya kazu njye nagaruko wifata muri iyo context kuba navuga ngo twatsinzwe yarushijwe ku mayeri sibyo ariko ikindi kintu kumbwira ngo Nigeria ngiturusha abakenye Nigeria twarakinye match ebyiri nandikiye urumva nandikiye tuzagira abakinyi nk'abanigeri ariko igituma atari ya mbere tayo itsinda Bene ikaba ifite amanota 8 none se Bene ifite abakinyi nk'abanigeria
yatsinze Nigeria Zimbabwe sinabona ibanganyije inayiri imbere mbonye bose Nigeria mbonye bagiye na Zimbabwe yageze muri Nigeria niyo macikurikira ariko abo bakinira bafite nibyo kwita yo itsinda na Zimbabwe rubanganyije je ntago ari cyo kintu mvuga icyo mvuga umutoza yarushijwe tactically ku mayeri y'umutoza warushijwe icyo navugaga ngo ntabwo namuje kuri match ya mbere ngo nangendeye kuri umusaruro abatoza bashya bagize kuri match ya mbere wari umeze ute mu byibuka tose naza tubyibukiranye anganya na Zimbabwe ubusa ku busa kuri stade Huye yaranganyije ubusa ku busa mwese nimwatanye mukavuga ati uyu mutoza turamoye nta tubonye guke mwe byibuke nose arya icyo mbaza baretse gato dutsinda South Africa n'indoro dotoje ni Torsten match ya mbere ariko yari Zimbabwe twa twanganyije 0-0 ihuye amanota ni Butare yego yego na manota ni Butare yese tsinda South Africa reka mbwire gato bituvuga utaza kwitiranya ibintu ikipe Torsten araje n'imushimisho Zimbabwe Steve n'ubundi twakandiraho ku mazina ntago bonye umuhungu uri muri mu Bwongereza muri equipe ni equipe kwanza uyu Musona nimba ni Munetsi ntabwo nyibura abakinnyi bakomeye oya bagera bano Orange Musona afite bano ba hariya Kadaweri ntajyamagarwa ntabwo ajyamagarwa Kadaweri ikipe ya Zimbabwe kunganya nayo twaravuga ngo uwitse kwizera uyu muhungu niyo mugabo Claude yahushije igitego ku munota nyuma cyari gutuma dutsinda match cyane iki gihe umutoza nagari buze kujya mu gihugu wikwigora match ya mbere yaranganyije uri yatsinzwa na rushwa none se ubigeranya none sasa match ya kabiri yatsinda South Africa nyene nibyo gerekaho ngo umutoza avuye mu Budage ntigeze atuza muri Afrika avuye i Burayi ku mugabane w'Uburayi yatozaga za Nepal arakoze duro uyafite ibihugu ruhuri niba mutoza uvuga ngo amenyere mpira arakuzana ngo projet niko umupira wawuze ni ikimenyetso cyuko n'abakinnyi umutoza yatoje i Burundi ntabazi kazo reka tubivuge ngo duhana umwanya tuvuge uyu mutoza yatoje i Burundi uyu mutoza yatoje Kenya uyu mutoza yatoje Tanzania Botswana atandukanye n'umutoza uvuye i Burayi utaratoza na rimwe muri Afrika tubyumvikaneho uwo mutoza ni ukwiye kwibura ahubwo kubera ko ntaza wahera ntaza abakinnyi none si uwo mutoza watoje mu karere ibihugu bibiri imbere yo gutoza u Rwanda za Botswana reka zihorera uwo mutoza ubundi umupira we ni uwuhe nk'umutoza uzi umupira mu karere azi umupira wo muri Afrika bimazemo imyaka ariko imitoreze zero ngo turakina iki ntiwaba udefanda ngo utsindwe ibitego bibiri aho sera defense wa ni waba wataka ngo umuzamu wa Nigeria na ashobora gukora kuri telefone ashobora kumucyaka akagihoza kamera nko umutoza zero wewe wimbwira ngo kanaka ubagiye kwisha ku gihuru kivuga ngo kuri rezoto ngore urabona ngo abakinnyi bo mu Rwanda ngo benshi nakinishije babiri gusa babiri kuri 10 wisha kwitwaza ngo abakinnyi bo mu Rwanda ni bandeze ni Claude na Ombolenga amakosa yakoze ntiyavuyemo igitego nta makosa ndivuga ngo na makosa ni nkuko n'abakiri Burayi bayakoraga wese arambira ngo ngane wananye gukina gusa na Claude oya ho bayakoze n'abakina hanze ne manzitseri nanje so watanze ibitego bibiri cyane icya mbere mutsinzi cya kabiri ntuze kwisha mu gihuru kivuga ngo ikibazo nta bakinnyi bo mu Rwanda ngiye kuzana benshi bakina hanze ese kazo ntago abenshi bakina hanze se baritoza kazo ntago ari ko yabatabazi wabonye azabakinnyi se none so Nigeria ntabwo watangiye ubaza neza ngo ese umutoza wungirije wamufashije oya byihorere binyo bya wungirize byihorere ibyungirije bireke kandi yasanzwe umutoza mukuru none se nahisa yarasanzwe abaza ngenda kubaza ikibazo kimwe nimba nihoze n'urwo rugero rwa Torsten Frank Spitter akazungu ari kukubwira yego arakubwira ati uyu muntu ni umuntu utari ufite knowledge muri Afrika nibigize kuhakora bwa mbere ariko nibwo bwa mbere yakore nk'umutoza ku mugabane wa Afrika ko uwaraje arebye abahungu abatwaye Nyamirambo mu gihe gito aragiye muri session abakoresheje izo yoga nibyo bakoresha n'iki byose ashaka kureba abakinnyi nibi Yeremi nabo bamugunga afata ikipe yitwara Butare niyo munibuka match ya Zimbabwe ya Casemiro kinye nabo mukuramo Saha bamukuramo ngiye ngo ni nabwo yarakaye ko bitagacupa hasi niba ntibeshye yagiye abakinnyi bamwe aberimina abakuramo yaditinga abakoresha ama step over bamwe babipinga bavuga ngo uyu mutoza uri gukoresha ama step over n'umutoza gati iki abantu mugunga yicara ku mupira bibimamvu kuvuga uyu muntu turi muri practice yicaye kuri baro so kugira simukeneye areditinga shaka 11 bagera ihuye bageze kuri hotel azana imyitwarire mibi Erita tunamuvana arakubura muri groupe arwana no kubona 11 giye gito Mozambique muri football Afrique kuvuga ngo waganje n'ikipe runaka akakanya nazemo na Guinea siranganyije kandi no muri bet ari kubera 1.0 kane bikwereka ko football Afrique ikipe ya kudefanda bigakunda nkuko natwe twadefandaga amakipe akomeye zanije ntabwo zadutsindaga suko byari amakipe yoroshye kunganya na Zimbabwe simbi fata nk'ikosa Nigeria se
nibyo navuze ngo Nigeria ifite abakinnyi bakomeye ubu gusa kurusha abakanye ikomeye kurusha abakanye izana ikomeye kuturusha nyibutsa nahisa reka nkubwize ukuri nimba warebye match ya Nigeria natwe ukareba na match ya Nigeria twakinye muri iki gikombe cya Afurika abashaka kubibyinirira bazakubwira ngo Nigeria ngo ntiyari yakaniye cyane zino match kandi si byo baranabyinira ngo yashaka ngo kudoiki barebashe Boniface ngo bashyiramo Osimhen Boniface yaratwaye champion yoroshye ari muri Hachari yari uhetse Osimhen yarafite ibibazo muri Napoli mu byibuka ari gushaka kujya muri Galatasaray bivuze ngo mu mutwe ntabwo yari ameze uteguye neza mu mutwe ni Boniface niyo banje mu kibuga sibyo wowe woroshye se yakubise umutambiko yamubwira ngo umutoza yarushije indi tubona aka kanya se twakinaga na Nigeria ukabona turakina buri hari gutsindwa ariko no gutsindwa ubundi ikipe iki wakinnye wowe twabonye zero byose igice cya mbere cyarangiye bigaragara ko nta mutoza dufite reba numbwira ngo umukino wa mbere uko yakanyira ishusho urajyaye urava urajyaye umukino wa mbere ibyo nibyo Kenya bakubwira nibyo Botswana yamwe yakubwira ugize amahirwe utoje Tanzania yifitiye intego yo kujya muri kane birakoheye ariko ntabwo ushaka kumwira ngo umutoza ukomeye iminota 90 ubura kantu utahana ku mutoza aho nari ndira ubura kantu utahana kabongo ariko uyu mutoza akina ariko nago nta mikine twigeze tubona mu nyemere ukabona abahungu baratanga pass imwe ebyiri eshatu no n'iki kintu cyana facilitaga inshuti gutsinda bitewe n'imikinire ya Torsten Frank Splitter aha niho nabajije umutwe twicara mwana ariko ubundi harya ngo kuki Torsten batamwongerera amasezerano ngo yajyaga mu itangazamakuru akabasuzugura urabona ko se twakoze yajyaga mu itangazamakuru twari dukeneye umutoza usha Torsten no utuzanyuri hasi wiruka n'uguguna ukaza no ngiye nabyemeraga niba intego za Torsten kumuzana nizo kujya muri kane si igikombe cy'isi ugize amahirwe ubonye amanota mu gikombe cy'isi sibyo mu gikombe cya Afurika none hasi cya Afurika wazaniwe ntushobora kujya muri kane ntushobora gutsinda Libya mu rugo mujye muri kane niyo mpamvu ugenda n'iki gikombe umusezerera akaza n'umurusha dufite intego yo kujya muri kane kandi ndabyumva irenze 20 kandi ndabyumva mu nyumva icyo babwira ni umunyaburayi yo kandi ntarayikina ntarayigeramo ariko umutoza twari dukeneye ntabwo yari yadera murusha umaze imyaka agiye muri kane amaze imyaka atoza bavuze ko bazi imyaka yose atoza akarifiye Tanzania ejo bundi uwo mutoza ukeneye kubanza kubitekerezaho nibyo yagiye muri kane ariko se niwe dukeneye nibyo yagiye muri kane yatoje Burundi biranga atoza Kenya biranga atoza Botswana biranga niwe mutoza u Rwanda rukeneye ngo arafite experience yo gutoza mu bihugu bya Afrika azi African football experience niba ari byozana bareke Mael ngiye dore kintu mibona Rike Mael amaze imyaka myinshi muri Afrika nta gikombe cya champion agira ari ibyozana Rike Mael wa mubiri gyotoje ese mujya mubona ko u Rwanda nta nemwe rwatsinda umukino mu mikino ibiri yegeranye batangiye campaign bakomeje campaign ibyo ndabihera he guhera mu gushyingo kwezi kwa 10 na 2023 barakwirukana Torsten Frank Splitter nibyo uri buzene yagera iyo biza kuba biri mu mujyo kazunga bivugamo nabyumva byo kuvuga ngo uyu mutoza biranze kujya mu gikombe cya Afurika niyo ntego yacu ntego yacu ariko nje Angre mbona yirukanwa ariko byanze yagerageje urumva Angre mbona atongeraho amasezerano nyibona nka Angre ivuga ngo reka uyu muntu two kumujya amasezerano nubwo bishobora kuzatugaruka ariko biri intamuzi ya kope yo kuzana uw'abantu bashaka ahubwo wenda icyo tutamenye twakinzwe ibitarito ni bande bamushaka twakinzwe ibikarito ntabwo yiza hashakirwa umwanya impamvu rero specific ibyo no kuri Torsten hari ibyo turetse igikombe cy'isi tunibuke ngo amanota yagejeje nibyo ndikubona amanota yagejeje ubu twagata 8 cyangwa 8 atatu niyo twagata iyo nugo ngo aho kugira ngo uzame adere abatoza bameze nk'amazizo rubone projet yo kubakiraho hari abatoza bameze nk'abagenti kandi ari agent nubundi n'umuagent urumva aba bamico aba baderi mu cyiciro kimwe n'abatoza utavuga ngo barizeye ngo n'abatoza bubatse izina bakomeye hari umutoza Tom Saintfiet uri umutoza ufatika je bundi uriye kubona mubona twaraseka avuga Kagame Cup yangi yitwara bayizaniye perezida Kagame n'igikombe arabakira muri presidence uwo mutoza yagaragaje ko azi gutoza ajya muri Gambia itazwi ayikarifiye muri kane inshuro ebyiri hari abatoza bubatse amazina ariko bameze nk'abagenti nico n'umurutuni yirukanwa haya yagiye muri Amerika birukanye yagiye muri Orlando Pirates birukanye ariko akagenda ku itike imwe gusa ngo yakarifiye Uganda nikagenderaho ariko ahantu hose nico za Libya zirukanye ubu uzagira icyo wumve hari igihugu cyamuhaye akazi birukanye ubwo rero icyo Emma tubwiye tutatekereje
uriya mutoza akantu nanjye nsigaraho gato kashobokaga kumwongera umwaka niba wagejeje amanota 8 ukarushwa ibitego na Bene twanganyije amanota ariko turusha ko yadutsinze ibitego byinshi bitatu tuyitsinda 2-1 n'aya match ya nyuma twakiriye hari ukuba uyu mutoza reka mwongerere kuko yagejeje amanota 8 ni menshi ntitwajyaga tuyageza bamashami babonaga 2 na 3 nayo kandi turabanyuma mu itsinda ariko ubwo Libya tuje inyuma niki weda ako kantu niko sigama gatoya ariko kubwanyije kumwirukana byari ngombwa dukeneye coach ukomeye umenyereye amarushanwa ya Afrika wa karifi ibihugu nka 2 cyangwa 3 urabona nka Port w'Ubugande n'abakongwe bariye muri Afrika rero uyu musaza wa Afrika y'Epfo imyaka 73 Hugo Bruce nta tomboza rero uyu Bene ufite amanota 8 ni Hugo Bruce Hugo Bruce la no Hugo Bruce ni wa Afrika y'Epfo wa Afrika y'Epfo wa Bene ni nde musaza Rohil ijana Lovely ufite amanota 8 arimo guhatana nayo kujya mu cyisi zadusezerera ko byagenda uriya mukongwe amategeko aba yaza avuga ati mwakoresheje mu wa kabiri mu itsinda kwanganya 7 afite 8 Afrika ifite 10 ari imbere Nigeria 2 yaranayiteye nubwo mu batoza b'abakongwe rero nibo numvaga ubwo simvuze wa Zambia uyu muyuda uyu muyahudi Avram bari mu myaka 70 bose mvuga bari mu cyerekezo cy'imyaka 70 n'abakongwe bamaze imyaka Avram yabanje gutoza Ghana abo numvaga ko rero umwe muri abo abari muri icyo cyerekezo aribo dukeneye ariko kumbwira ngo nanze kugira icyo mvuga navuga bitaza kuba ari ubuca intege abantu bataza kunyumva gena nababwiye nagiye impaka na Eto kenshi amubwira ko inshuti y'amagara ambwira Adele abavuga ibintu Adele arashaka gutoza u Rwanda Adele kimwe na n'uyu wa Peri ngo wari ko umutoza ngo wa mbere wa Peri